Umpeye Bibiliya kuko ari inezeza. Umpeye Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Ezekiyeli igice cya 47, 48 na Daniyeli igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane n'icya gatanu. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Ezekiyeli igice cya 47, amazi y'ubugingo. Ezekiyeli yeretswe umugezi utemba uva mu rusengero. Yerusalemu ni wo mujyi mu burasirazuba bwo hagati utari warubatswe ku nkombe z'umugezi. Nyamara Ezekiyeli yeretswe umugezi utemba uva mu rusengero kandi wavaga imbere y'Imana ubwayo. Uyu mugezi ushushanya ubutumwa bwiza no gukura kw'itorero rya Kristo. Yari amazi y'ubugingo kuko aho ageze hose habaga ubugingo buzima. Habagamo amafi y'amoko yose bishushanya abera n'abirabura ndetse n'amoko yose yo ku isi bafite umugabane mu itorero ry'Imana. Aho ubutumwa bwigishirizwaga hose abaho babonaga ubugingo butangirwa muri Kristo Yesu. Ku nkombe z'uwo mugezi heraga ibiti byose biribwa kandi ibibabi byabyo bivura amahanga. Imana yatangaje ko mu gihugu cy'ibyiza imiryango yose izabonamo gakondo. Abanyamahanga nabo bazajya babarirwa mu Bisirayeli maze bahabwe gakondo kuko Uwiteka yabivuze. Dushimire Imana yatugize umuryango umwe w'abatajuru. Ezekiyeli igice cya 48. Imana irahari. Imana yashuriye Ezekiyeli uburyo Abisirayeli bazagabana igihugu. Umuryango wa Dani ugaragaramo nubwo ari bo batangiye kuramya ibigirwamana mbere. Imana yacu ni Imana ibabarira, ntizahanagura amazina yacu mu gitabo cyayo. Imana yagaragaje aho yiyeguriye kugira ngo hazabe ubuturo bwera. Aho hantu abatambyi n'Abalewi ntibari bemerewe kubagurisha. Birababaje ko benshi muri iki gihe bagurisha impano Imana yabahaye aho kuzikoresha bahesha abandi imigisha. Uru rurembo rwera Ezekiyeli yabonye rwari rufite amarembo 12 ku buryo bizaba byoroshe kurwinjiramo. Izina ry'uwo mujyi ni Yehova Shama, bisobanurwa ngo Uwiteka arahari. Nukuri Uwiteka agendera hagati y'itorero rye. Ni umwungeri mwiza azaturagira kandi atugeze mu bwami bwe. Daniyeli igice cya mbere. Daniyeli n'abagenzi be. Igitabo cya Daniyeli dusomamo uburyo Nebukadineza yateye Yerusalemu agasenya urusengero ndetse agatwara ibyari birimo akabijyana mu ngoro y'ikigirwamana. Tubonamo ubuhanuzi bw'ibihe byose nk'uko byaciye mu nzozi Nebukadineza na Daniyeli bagiye barota. Tubonamo umwami wariye ibyatsi. Tubonamo umuntu intare zanze kurya kandi zishonje. Tubonamo kandi umuzuko w'abasinziriye. Abakiranutsi bazahora bagirana, ababi bo bazakorwa n'isoni. Daniyeli igice cya mbere. Tubona Nebukadineza atera umwami Yehoyakimu wari warashizwe ku butegetsi na Farawo w'umupagani. Kwishingikiriza ku bantu ntacyo bimaze. Daniyeli na bagenzi be bajyanywe i Babuloni maze bagezeyo babahindurira amazina babita amazina akomoka ku bigirwamana. Isi ibasha kuduhindurira amazina ariko ntibasha kutubuza gukomeza kwitwa abana b'Imana. Abo basore bafashe icyemezo cyo kutiyanduza ndetse no kumenyekanisha Imana mu mahanga. Byatumye baba abanyabwenge, abanyaburanga ndetse n'abategetsi biringirwa mu gihugu cy'abapagani. Imana iduhe kurinda imibiri yacu kuko ari insengero za Mwuka Wera kandi iduhe kwimenyekanisha ahatuzenguruka.
bazengurutse. Daniyeli igice cya kabiri. Inzozi umwami yarose. Umwami Nebukadineza yarose inzozi ziteye ubwoba maze agira akaga arazibagirwa. Abanyabwenge be bakoranaga n'imyuka mibi baraje, nyamara ntibari kumenya ibyo yarose kandi nawe yabyibagiwe. Satani ntareba mu mutima w'umuntu kandi ntamenya byose. Igihe bashakaga kwica abanyabwenge bose babaga i Babuloni, Daniyeli na bagenzi be barasenze maze Imana ibamenyesha iby'umwami yari yarose. Imana yonyine niyo ireba ahiherereye kandi niyo ihishurira ubwoko bwayo ibikomereye intekerezo z'abantu. Igishushanyo yari yarose cyerekana uburyo ingoma zizasimburana ku isi. Yahereye ku izahabu kuko ifite agaciro kanini cyane, akurikizaho ifeza, umuringa n'ibyuma ndetse n'ibumba. Yerekana ko uko ibihe biha ibindi ubukungu bw'isi bugenda buzahara kandi isi igenda irushaho kwangirika no kuba mbi cyane. Umunezero uzaboneka Yesu agarutse kandi ingoma ye niyo yonyine izahoraho iteka ryose. Daniyeli igice cya gatatu. Kurokoka mu itanura ry'umuriro. Kubwo kwigomeka ku Mana no kudashaka gusimburwa ku ngoma, Nebukadineza yakoze igishushanyo kimeze nka cya kindi yarose. Aho kwerekana ko ingoma zizasimburana, byose yabigize izahabu ngo ingoma y'Abakaludaya izahoreho iteka. Benshi bahangana n'inzozi barose ndetse bagerageza kwibwira iby'isa gusa, nyamara gahunda zose ni iz'Imana. Satani niwe wakoresheje Nebukadineza aho kwamamaza ubutumwa bwiza mu ndimi zose n'imiryango yose n'amoko yose, yamamaje itegeko ryo gusenga igishushanyo. Aho gucurangira Imana n'ibyuma birenga n'iby'amajwi mato, bacuranze amabubura, amasambuka n'ibindi bibombogotana bacurangira igishushanyo. Aho gutangaza ko umuriro uhereye na kera hose wateguriwe Satani n'abamarayika be, bo batangaje ko wateguriwe gutwika b'Imana. Yesu Kristo yari hamwe n'abariya basore abakiza itanura ry'umuriro. Azagendana natwe hagati mu kaga nitwumvira ijambo rye. Daniyeli igice cya kane. Umwami wariye ibyatsi. Nebukadinezari yari akomeye cyane kandi ataba ikirangirire mu isi y'icyo gihe. Yarose igiti kinini kirimo amatunda ndetse n'inyoni z'amoko yose. Yabonye marayika avuye mu ijuru aravuga ati, tema icyo giti. Nebukadinezari yakomeje kwibaza icyo ibyo bisobanuye, biramuyobera. Abapfumu n'abarozi bose birabayobera. Daniyeli wayoboraga abanyabwenge bose i Babuloni araza aramusobanurira ati, icyo giti ni wowe. Abami b'Abashuri n'Abakaludaya bibwiraga ko nta kindi kintu kibaruta mu biro byose kuko bategekaga isi yose. Nebukadineza yagiye mu ishyamba abana n'inyamaswa, akarisha ibyatsi nk'imbogo kandi akarara mu myobo nk'inyaga. Amateka y'abakanamana bose abababaje. Hashize imyaka 7 nibwo Imana yamugaruye mu gihugu asubira ku ngoma ye, maze atangira kwamamaza ko nta n'umwe uzarusha Uwiteka ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro. Reka ikuzo rya Nyagasani abe ari ryo ryamamara hose. Daniyeli igice cya 5. Kwandika ku rukuta. Nebukadineza yamaze imyaka hafi 43 ku butegetsi. Mu bamusimbuye harimo Merodaki na Nerugari nk'uko Yeremiya yabivuze. Haje undi mwami yitwa Nebunidusi kandi yari se wa Berushaza. Igihe Berushaza yari i Babuloni, yakoze ibirori bihambaye cyane, maze afata ibikombe bakuye mu nzu y'Imana i Yerusalemu ngo abinyweremo inzoga. Imana inezezwa n'ibirori byacu, ariko yanga
ibirori byose birimo ubukubaganyi, kwishira hejuru no gusinda, abantu bakabura ubwenge bagahinduka nk'inyamaswa n'inkozi z'ibibi. Berushaza yabonye ikiganza cyandika ku gikuta ariko ntabone uwandikaga uwo ari we. Yagize ubwoba bwinshi avuga ko uramusobanurira iby'iyo nyandiko araba uwa gatatu mu butegetsi. Bishoboka ko uwa mbere yari se witwaga Nebunidusi. Daniyeli niwe ushoboye gusobanura iyo nyandiko yaciragaho iteka uriya mwami wari wasuzuguye Imana rurema. Bwa mbere iki kiganza cyanditse amategeko 10 ku bisate bibiri. Cyongeye kwandika ku rukuta giciraho iteka abatera umugongo amategeko bagasuzugura Imana yo mu ijuru. Berushaza yahuye n'akaga. Iryo joro ingabo z'Abamedi n'Abaperesi zinjira mu mujyi wa Babuloni zirawufata ndetse nawe baramwica. Imana turinde kwishyira hejuru nka Berushaza, ahubwo amategeko n'amateka yayo bizahore mu mitima yacu. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwire iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, umugezi wavaga mu rusengero imbere y'Imana ushushanya iki? Icya kabiri, ninde mwami wariye ibyatsi? Icya gatatu, vuga hano habiri ikiganza cy'Imana cyanditse. Imana ibaho umugisha.